Bakristo bavandimwe aho muherereye hose ndetse n'abatari abakristo mu yandi madini cyangwa se amatorero, Imana ibaho umugisha kandi tubaha ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu bihugu bya Sadeke, i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya ndetse na Australia, mwese tubaha ikaze nkuko bisanzwe. Ni mwene so Pst Theoneste Murihano ugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana yashyize ku mutima uyu munsi. Nkaba ngira ngo dukoreshe igihe cyacu rero twihuta turaganira ku butumwa dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Nubwo dufite umwanya muto cyane kugerageza kuvuga muri makeya ibikubiye muri ubwo butumwa bw'umuhanuzi Habakuki. Turavuga ku bintu nka bitatu. Turaza kuvuga uburyo imibereho y'ubutegetsi cyangwa se n'imibereho y'abaturage byifashe icyo gihe. Turareba impamvu yabiteraga, turaza kureba igisubizo Imana yatanze icyo gihe, hanyuma tuze kurangiza tureba umwanzuro n'isomo twavanamo muri izo nyigisho. Turasoma rero cyangwa se turaganira Habakuki duhereye ku murongo wa mbere, ku gice cya mbere, ku murongo wa kabiri kugeza ku wa kane. Usomye ayo magambo usanga igitabo cya Habakuki yaragitangiye yibaza ibibazo. Noneho nkaba nanjye natangije iki cyigisho kigufi cyane, ikibazo kivuga ngo kuki akarengane kagaragara, Mana uri hehe? Imana idufashe cyane. Nkuko nari maze kubivuga, mu gihe cy'umuhanuzi Habakuki imibereho cyangwa se ubutegetsi bwa politike cyangwa se imibereho y'abaturage byari byifashe biti. Usomye Habakuki igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane, usanga Habakuki yaratangiye ubuhanuzi yibaza, aravuga ngo uhoraho nzataka utanyumva kugeza ryari, ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize. Habakuki yabivuze mu gihe cya nyuma y'ubwami bwa Yuda, mu myaka ya nyuma ya Yosiya. Ubwami bwarangwaga icyo gihe n'ibi bintu ngiye gucamo nihuta cyane. Ikintu cya mbere cyaranga ubwami bwa Yuda icyo gihe byari ruswa mu mategeko cyangwa se mu manza. Imana itugirire neza cyane. Icya kabiri, ubukene n'itotezwa ry'abatagira kivurira. Icya gatatu, rwari urugomo hagati y'abantu basanzwe. Murabizi ko iyo atariho amategeko mu gihugu, urugomo rubaho mu baturage, mu bantu basanzwe, kuko baba ntacyo bikanga, bavuga bati ibyo nakora byose nta uri bumbaze, nta mategeko ariho. Ikindi, ubutegetsi bwitwaraga nabi. Noneho bisana n'ibyo tubona henshi muri iki gihe, abategetsi ntibitwara uko bitwara kuri rubanda nayo iraryana. Imana idufashe cyane. Abategetsi bita kuri rubanda nayo iraryana, kuko nta mategeko ariho mu gihugu, umuntu wese akora ibyo ashaka. Noneho reka turebe niki cyateraga mu by'ukuri ibintu kumera gutyo muri icyo gihe. Ndavuga mu gihe cy'umuhanuzi Habakuki mu bwami bwa Yuda. Ikintu cya mbere nuko kwibagirwa Imana no guta amategeko yayo. Imana idufashe cyane. Bari bagiwe Imana, bata n'amategeko yayo, batangira ko ibyo bishakiye. Icya kabiri, abategetsi hamwe n'abayobora idini bari barataye igitinyiro cy'Imana. Icya gatatu, abantu biberaga mu bibi, nta muntu wacyahaga undi. Ikitonderwa hano, Habakuki areba uko ububi bwari bumeze mu mategeko. Wakwibaza uti mbese muri iki gihe urubyiruko rwirengagiza Imana rungana iki? Abayobora cyangwa se abategetsi mbese bita kuri rubanda? Mbese mu nkiko, mbese hari imanza z'ukuri? Mbese mu madini y'iki gihe
abantu ntibaretse kwigisha inyigisho nzima bakishakira inyigisho zijyanye n'ibyo abantu bakunda. Imana idufashe cyane. N'ibibazo umuntu yakwibaza uyu munsi bijyanye n'imiterere yariho mu gihe cya Habakuki. Ijambo icya gatatu navuze ko nza kunyuramo nihuta cyane. Ndagira ngo turebe ku gisubizo Imana yatanze icyo gihe. Habakuki igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Haravuga ngo yemwe abari mu mahanga mwe nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa, kuko mpagurukije abakarudaya bwa bwoko bukaze kandi butagira butariho ngo kandi ngo bwihutira ngo bukwire isi yose. Imana idufashe cyane. Bahindure igihugu kitari icyabo. Imana itugire neza kandi Imana idufashe bene data. Twebwe twese abarimo bumva ubu butumwa cyangwa se abazabwumva ikindi gihe, Imana ntiyayisihana nk'uko Habakuki yabyifuzaga. Yavuze ko izazana abakarudaya ngo bameze nk'inyamaswa. Hano tuvuga abakarudaya, abize amateka murabizi, bwari ubwami bw'i Babuloni bwategekaga isi y'icyo gihe uko mubizi uko byari bimeze. Rindi jambo, bazahana Yuda ariko nabo bazahanwa nyuma. Imana itugire neza cyane. Imana yavuze ko nubwo yakoresheje nako yitegura gukoresha ubwami bw'abakarudaya ngo baze bahane Yuda, ariko ubwami nabwo ntibwari bukiranutse. Imana iravuga iti mugende mubahane, ariko namwe nyuma nzabahana kuko nabo badakiranutse. Imana rero aha bigaragaza yuko Imana hari igihe ikoresha amahanga nk'inkoni, ariko nk'uko tubizi inshuro nyinshi hari igihe Imana ikoresha inkoni guhana, ariko yamara kuyikoresha ikayivuna kuko na ya nkoni nayo ibidatunganye. Imana itugirire neza. Imana idufashe bene data. Twebwe nk'abanyetorero, nk'abavuga ko dusenga, nk'abavuga ko dukorera Imana, nk'abavuga ko turi mu murimo w'Imana, twibaza mbese ibivugwa mu gihe cy'umuhanuzi Habakuki ntabwo uyu munsi hari aho byaba biri, hari aho bigaragara, hariho aho abategetsi b'isi, abategetsi ba politiki, abategetsi basanzwe barenganya abaturage, batita ku baturage. Mbese abanyamadini bo muri iki gihe barakora umurimo wabo uko bikwiriye gukorwa, cyangwa barahuze bari mu bindi bidafite akamaro? Mbese barubaha Imana? Amategeko arimo kubaha Imana, harimo kwigishwa ijambo ry'Imana rizima riganisha abantu ku gakiza, cyangwa abantu bahugiye ku nyigisho zindi gusa zijyanye n'imitekerereze yabo n'ibyo abantu bibwira? Imana idufashe cyane kugira ngo tutaba tumeze nk'abantu b'icyo gihe, bigatuma Imana ihagurutsa abakarudaya ngo bwa bwoko butagira impuhwe, bwari ubwoko bw'imbaraga, bwari ubwoko yari ubwoko bufite imbaraga muri icyo gihe, kandi nta muntu n'umwe nta bwoko na bumwe cyangwa nta bwami na bumwe bwashoboraga kubahagarara imbere kugira ngo bubarwanye. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Dusoza ndagira ngo turebe isomo twebwe twavana mu byo tumaze kuganira. Binyuzemo nihuta, urumva iminota tuba dufite kugira ngo uvuge ibikuye mu gitabo cyose ntabwo yabyoroshye. Somo twavanamo, iyo abantu bamaze kwibwira ko Imana itareba cyangwa itumva, Imana ibatunguza igikorwa gikomeye. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo mbabwire, iyo abantu bamaze kwibwira ngo nta Mana iriho, babona bakora ibyo bashaka, ntihagire ubavuguruza, bakica bagakiza, bakarenganya uwo bashaka, bakazamura uwo bashaka kuzamura, bakagirira nabi, mu nkiko ntagire ubutabera bubaho, abantu bakarenga. Icyo gihe Imana abantu baba barayisuzuguye, hanyuma Imana ngo ibatunguza igikorwa
gikomeye cyane. Ikindi, ubutabera bw'Imana. Aha tubonamo ubutabera bw'Imana. Imana yaduhaye ubwenge. Murabyibuka mu gihe cya Mose, nibwo sebukwe yaje kumugira inama yo gushyiraho inzego kugira ngo yoroherwe mu mirimo yakoraga. Noneho inzego nk'uko tuzibona none z'ubuyobozi ziriho uyu munsi, Bibiliya itubwira ko n'icyo gihe Mose yumvisha inama ngo yashyizeho inzego, habaho inzego z'ubutabera, habaho inzego executive n'ibindi nk'uko tubona inzego zipanze muri iki gihe. Ntabwo naje kwigisha iby'ubuyobozi, ariko icyo gihe Bibiliya itubwira ko Mose amaze gushyiraho inzego zikanakora neza, yarorohewe mu mirimo ye, bituma ngo abantu nabo baba mu mahoro. Imana idufashe cyane, kuko Imana yifuza ubutabera igihe cyose. Imana ntiyifuza akarengane mu bantu bayo. Imana ntiyifuza akarengane mu batuye isi. Imana ishaka ko abantu baba mu mahoro kandi bakamenya ko hariho Imana, bakayizera, bakayiramya, bakanayikorera. Ijambo rya nyuma turangiza, nubwo Habakuki yatangiye yibaza, ariko ku mpera y'igitabo araririmba. Usomye Habakuki ibice 2:4 uzahasanga igisubizo cy'Imana. Uzahasanga Habakuki asoza aririmba. Bigaragara yuko igihe cyose abakiranutsi, abashaka Imana bahuye n'akarengane, cyangwa se abantu bahuye n'akarengane, bahuye n'itotezwa, bahuye n'ingorane zitandukanye, bagashaka Imana, bakayegera, Imana irabumva, Imana ikabasubiza, maze bakarangiza, cyangwa se amaherezo yabo akaba kwishima, akaba kuririmba, kuko Imana ijya yumva gusenga kw'abakiranutsi. Imana ijya yumva gutaka kw'abayishaka. Imana ijya yumva akarengane. Murabyibuka igihe Abisiraheli bari mu gihugu cya Misiri, Bibiliya tubwira ngo batakiye Imana kubera akarengane, baraboroga, barataka, nta muntu n'umwe wari ubitayeho. Bari barabaye abaja, abagaragu mu gihugu cya Misiri, bakoreshwa imirimo y'agahato. Ariko gutaka kwabo, nubwo nta muntu n'umwe wari ubitayeho, nubwo nta butegetsi bwari buhari ngo barengere, ariko baratatse. Imana irabumva. Imana ngo irabumva, ituma Mose, iravuga ngo haguruka unkirize abantu, ubatabare. Niko byagenze. Nabo tubona bamaze kwambuka ya nyanja, byose birangiye, nabo ngo bararirimbye. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Nyuma y'intambara, nyuma y'akaga, nyuma yo gutabaza Imana, nyuma yo kwegera Imana, Imana igitanga igisubizo, kandi Imana ishubije, abantu barahaguruka bakaririmba, ikabibagiza umubabaro, kandi ikabaha imibereho yo kuyishima no kuyiramya. Reka rero dusenga Imana muri aka kanya, hanyuma Imana igufashe. Ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri mu karengane, wenda uri rukanse mu nkiko, ntawabuze ukurenganura kubera ko nta mwene wanyu ufite, cyangwa se kubera ko bashatse kukurenganya gusa. Ushobora kuba warawanyazwe ibyawe nk'uko byari bimeze muri kiriya gihe. Ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye, ariko ndagira ngo ukomeze ko Imana ijya yumva gusenga, Imana ijya yumva gutaka. Egera Imana, takira Imana, inginga Imana. Imana niyo yonyine mutabazi w'abarengana, niyo ifite ububasha ku butegetsi bwose bw'abantu, niyo ifite ububasha. Biri tubwira umucamanza utarakundaga abantu ntanabiteho, ngo ariko kuko umupfakazi yamutitirije, ngo byatumye umunsi umwe yemera kumufasha, amuha serivisi yamusabaga. Nawe ndagira ngo nkubwire, ushobora kumaze igihe usaba Imana, si uko Imana itakwitayeho, si uko Imana itabizi, ariko Imana yashatse kuguha igisubizo gikwiriye, igisubizo kizatuma uhimbaza Imana, ukanezererwa Imana, ukavuga ati koko Imana ni inkora ibitangaza. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibagirire neza,
Imana ibafashe aho akarengane kari hose, aho abantu barimo barengana, aho abantu bari mu bibazo, aho abantu badafite ubitaho. Mu ijuru hariho Imana yita ku bantu bayo igihe cyose. Reka dusenga Imana. Mana nyijuru n'isi, ndagushimye muri aka kanya kuko unshoboje kuvuga ijambo ryawe ndetse n'ubutumwa bukuye mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Mu gihe cya Habakuki Bibiliya tubwiye yuko hariho akarengane, hariho ubutegetsi kutita kuri rubanda, hariho kurengana abantu hagati yabo bakaryana ko nta mategeko yari ariho. Abantu baba baragusuzuguye, ndetse n'abashinzwe iyobokamana, abashinzwe amadini n'insengero nabo bari baraguteye umugongo, bajya mu bidafite umumaro, bashakira abantu inyigisho zo kubanezeza gusa, zitarimo kukubaha no gukiranuka nk'uko tubibona henshi muri iki gihe. Mana, turakwinginze, turagutabaje muri iki gihe kugira ngo urenganure abarengana, abari mu kaga wabera igisubizo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko uri Imana itinda, abantu batekereza kutinda, ariko igihe cyawe kigeze ujya wigaragaza ugakora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kuko uri byose, kandi dusenge n'abantu bose bahagurukiye kurenganya abandi, baba babizi batabizi, baba babitegekwa cyangwa se babyibwira ku giti cyabo. Abo bose Mana uri hejuru yabo, kandi ufite ubutware bwo guhindura imitima yabo, kugira ngo udahagurutsa Nebukadineza i Babuloni hariya mu Karudaya akazana inkoni yo guhana. Nta wakwishimira ibihano bya Nebukadineza, umwami ngo umeze nk'inyamaswa, utita ku bantu, utagira impuhwe. Mu izina rya Yesu, Uwiteka Mana nyir'ijuru, uha abantu imitima yo kwihana no guca bugufi no kureka kurenganya no kugira nabi abadafite shinge na rugero. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Uwiteka, kuko uri Imana y'ijuru, kuko ushobora byose, kandi kutarenganya, kandi ko wita ku bantu bawe. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Turarangije. Hanyuma nk'uko bisanzwe iyo turangije turabashimira nyine, kandi tugashimira abantu bakoze subscribe, kandi tunakangurira n'abatarayikora kugira ngo bayikore. Noneho igihe dukoze ikiganiro gishobore kubageraho ku gihe, kandi no mu gihe natwe ubwacu bidufasha ko uyu muryango wacu ukura, sosiyete yacu igakura, noneho YouTube channel yacu igakura, ikaba umuryango mugari, kandi ubutumwa bw'ijambo ry'Imana bukashobora kugera ku bantu bose, cyangwa se ku bantu benshi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, ndetse kugeza n'igihe tugize ubushobozi bwo kujya kuri kamera tukavugira ku mugaragaro, kuko ibyo byose nabyo ni byiza. Imana ibahe umugisha rero mu izina rya Yesu, kandi Imana ikomeze bagire neza. Abari mu bibazo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima. Nta muntu n'umwe Imana yaremeye kubabara. Iyo ni imirimo ya Satani, ni imirimo y'umwijima. Imana yaranesheje, umwami Yesu ari ku ngoma. Nimukomere, kandi ubatabara ari bugufi mu izina rya Yesu, amen.